Umuganda wabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kibinja hatewe ibiti ndetse hanasiburwa imirwanyasuri. Abakozi b'ibigo n'imiryango ikorera mu Rwanda ifite ihurira no gutanga ubutabera yifatanyije n'abo baturage. Ahiri mu bukangurambaga bugamije kumenyekanisha ibikorwa ndetse na serivisi zitangwa n'urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Deputy Commissioner General Marizamunda Juvenal, umuyobozi wungirije muri polisi y'u Rwanda ushinzwe abakozi n'amategeko, ari nawe wari uyoboye iri tsinda, aragaruka ku ntego y'uru rugendo rw'izi nzego z'ubutabera. Twaricaye rero n'urwego mpuzabikorwa rugamije kureba uburyo abaturage bamenya urwo rwego neza ndetse bakamenya n'ibikorwa bikorwa na buri rwego muzigize iryo huriro. Insanganyamatsiko twari dufite iragira iti duharanire ubutabera turwanya ibyaha byifashisha ikoranabuhanga, icuruzwa ry'abantu, icuruzwa n'ikoresha ry'ibiyobyabwenge. Aha kandi bashimye uburyo abaturage bitabiriye uyu muganda. Ntazinda Erasme, umuyobozi w'akarere ka Nyanza, avuga ko biri mu ntego n'imihigo abaturage bihaye, aho biyemeje ndetse kuzajya bakora vuba ku buryo bazajya bawusoza kare bagasubira mu yindi mirimo. Ubu ngubu ni gahunda abaturage b'akarere ka Nyanza biyemeje ko bazajya bitabira umuganda kare, igikorwa kikarangira kandi ku bwinshi. Ngira ngo rero ni urugero rwiza rw'uko uyu munsi byagenze, cyane ko nk'uko nyine ubivuga twari twiteze ko tubona abantu bagera ku 2,000 ariko barenze, n'igikorwa gikorwa vuba kirihuta. Bamwe mu baturage bitabiriye gutera igiti no gusura imirwanyasuri bavuga ko bazi neza akamaro ko kurwanya isuri. Ibi ngo ni bimwe mu byatumye bitabira uyu muganda, bakaba banishimira ko abayobozi batandukanye baje kwifatanya nabo. Umuganda twahawe watwubatse, kuko uyu muganda waduhaye ibiti, tugiye kugira ubuhumekero bwiza. Ubu amazi yadutwariraga ubutaka ntago azasubira. Numva twitabiriye umuganda cyane rwose, twanabyishimiye, ni nabwo bwa mbere nabibonye. Ahubwo jewe haba misuri cyane hariya hantu, ibi butaka bwose hinga ibishyimbo cyangwa imyumbati byose isuri igahita ibyirukankana mu kabande. Mu muganda wakozwe muri aka kagari ka Kibinja mu midugudu ya Kabuzuru na Ngorongari hatewe ibiti 6,000 bifata ubutaka kuri hegitari 22 ndetse hanasiburwa imirwanyasuri iri ku buso bungana na hegitari 7 mu gace ubusanzwe kibasirwa cyane n'isuri. Gatete Eric Rafiki mu karere ka Nyanza. Bataka Nyanza dufatanye.